Allah subhanahu wa ta'ala. Cya gatatu, kuba wakanga gusubira mu buhakanyi nk'uko wakanga kujugunywa mu muriro. Iyo hadithi yakiriwe na Bukhari na Muslim. Jazakallah khair Abdul Hakim, murakoze cyane inyigisho nziza tugejeje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي أنزل القرآن ليكون نذيرا للعالمين. ثم أصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته ليوم الدين. وبعد بلنا وجنشمرا ويتك الله تبارك وتعالى الله وتمنى القرآن kugirango ibe umuhurizi wabaturiye isi bose. Amahoro n'imigisha nibisakare kwasozereje intumwa ndetse n'abahanuzi ari we Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hamwe n'abiwe n'abamukurikiye, dusaba Allah yuko yazadushira muri abo ngabo. Mfashe n'uyu mwanya nanone ngo nongere nshimire Vice Mufti ku mwanya we yatanze. Ibi byose nibigaragaza yuko nawe ubwe aha agaciro Qur'an. Nkongera nkanashimira ubuyobozi cyangwa se abayobozi bazanye nawe. Byose nibigaragaza yuko nabo ubwabo bazi agaciro ka Qur'an, niyo mpamvu bataye ibyo barimo bakaza ahangaha. Nkongera nshimira ababyeyi nabo ku mwanya wabo bigomwe kugira ngo baze bashigikire Qur'an. Ariko nanone ntabwo nabura kunenga ababyeyi badaha agaciro Qur'an. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min hadith Abi Hurayra alladhi akhrajahu Muslim fi sahihihi. Hadithi turuka kwa Abi Hurayra iri mu gitabo cya Muslimu. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaragize ati: idha mata ibn adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin. Ngo yumwe n'Adamu apfuye ibikorwa bye byose birahagarara usibye ibikorwa bitatu gusa. Muri ibyo bikorwa bitatu harimo ibyo Rasul sallallahu alayhi wa sallam yagize ati: aw ilmin yuntafa'u bihi. Hariho ubumenyi wigishije umwana wawe buzakugirira akamaro igihe uyu mwana uzaba watabarutse. Abamenyi ari jamhurul ulama babonye yuko ubumenyi bugamijwe ahangaha ari ubumenyi bw'idini, ariko twebwe usanga Qur'an ntabwo tuyiha agaciro, ahubwo usanga ibindi duha agaciro ari nabyo dushyira imbere kurenza uko twagakwiye kuba twaha Qur'an agaciro. Kandi intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaragaragaje yuko mu bintu bitatu umuntu yapfuye bisigara harimo ubumenyi wigishije. Ubumenyi wigishije rero ntabwo ari ko kuba uri umwarimu, ushobora no kuba uri umubyeyi ushishikariza umwana yo kuza kwiga. Ibyo byose ni bigaragaza yuko uwo washigikiye igitabo cy'Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul ati: aw waladin salihun yad'u lahu. Cyangwa se umwana mwiza wasize, wa mwana uzazamura amaboko akagusabira kwa Allah. Ese uyu mwana azibuka kugusabira kwa Allah mu gihe utigeze umuhereza ngaho kuri Qur'an ngaze yige? Ese azibuka ya dua iri muri Qur'an: rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ese ubu busaba zabukura igihe cyose udafata umwanya mu mwana wawe umwoherereze kwiga Qur'an. Muri iki gihe ndi umuntu umwe mu baba hafi iri shuri, nagira inama abarimu cyangwa se n'abanyeshuri ndagerageza. Muri iki gihe Qur'an aba bana mu musigiti bari barangije kuba benshi kubera ko turi mu kiruhuko. Abana bari benshi, na n'ubu ngubu murabibona ko abana ari benshi, ariko ejo bundi nibatangira amashuri uzasanga dufite abana 20-50. Ese abandi bazaba bari? Naam, harabiga muri za interna, abo ngabo ntabwo ariko turi kureba, ahubwo hari ababyeyi babona yuko batafata umwana we ngo amushyire muri Qur'an no kwiga ikizungu. Ibi byose nibigaragaza yuko ababyeyi ntabwo twaha agaciro Qur'an. Muri hadithi iri muri Sahih Muslim nanone intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati: al-Qur'an hujjatun laka aw alayka. Qur'an ni umuvugizi wawe mwiza cyangwa se akazana aburana nawe ku munsi w'imperuka. Bimana Qur'an izakuvugira cyangwa se izagushinja ku munsi w'imperuka. Igihe cyari cyose utigeze uyiha agaciro,
igihe cyari cyose utigeze uyifata ngo uyikundishe abana bawe, usange umwana nawe uhorangije kumurimamo ko Qur'ani nta gaciro ifite, ahubwo ifite agaciro n'ibindi. Uyu mwana byonyine turabireba tugarutse ku barimu, agaciro duha abarimu bigisha ikizungu tubaha agaciro kurenza abarimu bigisha Qur'ani, ukuntu ukuri kandi buri wese niyirebe. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muri hadith ibn Mas'ud yaravuze ati man ahabba, wa wundi uzashaka yuko akundwa n'Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala ndetse n'intumwa ye, uwo ngo faliyanzur idha kana yuhibbu al-Qur'an, ngo nasanga akunda Qur'ani we ubwe azahita amenya yuko uwo ngo akundwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Ntizimbyero mu magambo kubera ko n'igihe ari gito, ababyeyi ni wari wese niyirebe, ashire hariya yirebe neza, arebe ngo Qur'ani koko nyiha agaciro cyangwa se Qur'ani ntabwo nyiha agaciro. Nyabuneka ntabwo twanga yuko abana bashobora kuba bakwiga ibizungu ndetse n'ibindi, la, kubera ko ntabwo dushaka umma ifite ubujiji. Ahubwo icyo tuvuga aha ngaha, ntuzatekereze yuko umwana wawe kwiga Qur'ani no kwiga ikizungu bidashoboka, ahubwo uyu mwana yiga Qur'ani bimufasha kuba yanatsinda amashuri asanzwe. Nta mwana uri hafiz al-Qur'an usange mu ishuri aho wanyuma. Ibi ngibi ntabwo bibaho, kubera ko Qur'ani ntabwo umuntu ayifata mu mutwe atari umuswa nako. Umuntu ufata Qur'ani mu mutwe nuko aba ari umuhanga. Wallahi ibi ngibi abafashe Qur'ani barabizi, banabishimangira yuko mu mutwe ujyamo Qur'ani ntabwo bishoboka ko umuntu imibare ishobora kumunanira. Bityo rero babyeyi, mwumve yuko mwagakwiye guha agaciro Qur'ani na wa wundi wumva. None ahangaha twibazaga, ahangaha mutari mwaza cyangwa se visi mufite atari yaza, twibazaga yuko turi kubona abana ni benshi cyane kurenza ababyeyi. Ibi ngibi bigaragaza iki? Hari ababyeyi bapuruziye, hari ababyeyi batigeze baza atari kubera ko barwaye, la, nta mwanya mfite, genda. Dukoresha inama ahangaha, ukajya ugasanga umubyeyi yoherereje umukozi wo mu rugo ngo ajye kumva inama y'umwana we. Nyabuneka ku kizungu niba muhamagara atera ipasi agafata iya mbere akajya kwitaba. Ese turi hehe no guha agaciro amagambo ya Allah tabaraka wa ta'ala? Aya magambo ya Allah rero ukuyakunda biri bimwe bigaragaza yuko umuntu afite imani mu mutima we, no kuyanga no kudaha agaciro bigaragaza yuko uri kure na imani, nta imani ufite. N'izindi mu magambo reka nkinira ahangaha, sabe Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala yuko yaduha ukunda Qur'ani ndetse no kwiha agaciro. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubwo rero ababyeyi bafite abana babo biga ahangaha n'ababyeyi twese muri rusange, aba ni abana bacu, tube mu ba mbere mu gushyigikira iri shuri rya Qur'ani ry'umusiti wacu inshallah ta'ala. Nayo mpamvu twateguye kino gikorwa kugira ngo buri mubyeyi wese yumve yuko afite uruhare mu iterambere ry'iri shuri ryacu rya Qur'an. Uko uzabigiramo uruhare wese, Allah azabimuhembera hano ku isi kandi n'ejo hazaza ku munsi w'imperuka. Mu magambo Sheikh Abdul Fattah yavuze nuko umuntu wize Qur'ani, wiga Qur'ani akayifata mu mutwe, ibindi ntabwo bimunanira, aba n'umuhanga n'umunyabwenge. Ejo bundi wa cyumweru cyashize hari umwe mu ba engineer, abantu bandika ibishushanyo, bakora ibishushanyo by'inyubako, uburyo inyubako igomba kuba imeze, uburyo izubakwa, bagashushanya ku buryo igishushanyo kiba kigaragara neza. Twamwakiriye mu biro bya Nyakubahwa Mufti w'u Rwanda, turamwakira ko hari ibyo twifuzaga yadufasha, atugira inama. Ni umu-engineer, nibo bateguye kiriya gishushanyo kizubakwa na Banki Nkuru y'Igihugu Beneri, nibo bagiteguye, bafite company. Uwo muvandimwe witwa Abdurrahman ni wo mu gihugu cya Misiri. Mu gusoza inama yaratubwiye ati, yabashije Nyakubahwa Mufti w'u Rwanda aramubwira ati, ese biremeye ko natora adana? Mufti aramubaza, none se uzi gutora adana neza? Mashallah. Aravuga ati yewe ntoya adana, mashallah, ntora adana mu ijwi ryiza. Aranatubwira ati, ngewe ntimubone gutya, nafashe Qur'ani yose mu mutwe kandi nafata Qur'ani muri bya bisomo bigeze kuri 10 byose. Turavuga twari tuzi ko uri umu-engineer gusa usanzwe ushushanya iby'amazu n'iki, kumbe na Qur'ani yose uyifite mu mutwe. Aravuga ati alhamdulillah,
Allah yampaye no kuyiga. Niyo mpamvu rero dushaka n'aba bana bacu bige Qur'ani ariko bazabe n'abadokiteri, bazabe n'abaengineer, bazabe ajyaga igihe naherekezaga abana bagiye gusoma Qur'ani mu gihugu cya Kenya, hari umusore w'umusomali twari twegeranye gutya arambwira ati yewe ubu ngubu ndimo ndiga muri university, ndimo ndiga iby'ubuganga. Aranambwira ati ubu Qur'ani yose nayifashe mu mutwe. Ambwira mashallah, ibi nibyo twifuza no ku bana bacu b'Abanyarwanda biga ikizungu ariko na Qur'ani yose bakaba barayifashe mu mutwe. Bityo rero aba bana nibakomeza kwiga Qur'ani, mashallah, n'ejo bundi bazaba abamenyi bakomeye cyane mu bundi bumenyi bw'isi cyangwa se ubumenyi bw'ikizungu. Tudatinze rero tugiye gukurikizaho ikindi cyiciro cya nyuma cy'abana bagiye kudusomera zimwe mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baranazisobanura mu Kinyarwanda. Mu Giswahili ntabwo twongera kugikoresha. Ubu tugiye guhamagara kwanza umwana udusomere nk'amaduwa 3 kubera igihe. Ngwino wa musore twateguye udusomera zimwe mu duwa mu Islam asoma, niwe tugiye guheraho maze dukurikizeho babana 5 gusa badusomera hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nongere mbamenyeshe yuko twakiriye nyakubahwa imamu wungirije w'akarere ka Nyarugenge Sheikh Idi Binego, tukaba turi kumwe nawe tukamuha mikoro abatorere salamu ko yaje twatangiye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair. Arakoze nyakubahwa imamu w'akarere wungirije, nawe yaje kwifatanya natwe, akaba ari nawe ushinzwe ibikorwa by'idini, nibo banashinzwe kugenzura gahunda zose z'idini mu misigiti iri mu karere ka Nyarugenge, harimo n'uyu musigiti wacu wa Masjidi Atakwa. Tudatinze rero reka duhe uyu musore atubwire zimwe mu duwa 3 gusa zirahagije kubera umwanya inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amazina yanjye banyita Nzamwita Akram, nkaba nabateguriye amaduwa atari menshi muri batwigishije. Duwa ya mbere nabateguriye duwa basoma iyo umuntu agiye kwinjira mu musigiti. Iyo umuntu agiye kwinjira mu musigiti abantu kuguru k'iburyo akavuga bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika. Nanone umuntu yaba agiye gusohoka mu musigiti akavuga bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma asimni minash shaitanir rajim. Iduwa nabateguriye ni iduwa umuntu asoma iyo amaze gutora adani, umuntu asoma Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatu al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wab'athu maqaman mahmuda allati wa'adta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول biturutse kwa Umama Imana imwishimire yaravuze ati, numvise intumwa y'Imana Imana iha amahoro n'imigisha ivuga iti, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi. Nimusome Qur'ani kuko izaza ku munsi w'imperuka ivuganire uwayisomye. Rawahu Muslim. yakiriwe na Muslim. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
biturutse kwa Uthmana mwene Afana, Imana imwishimire, abikomoye ku ntumwa y'Imana, Imana ihe amahoro n'imigisha, yaravuze ati: khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, umwiza muri mwe ni uwize Qur'ani akanayigisha. Rawahu al-Bukhari, yakiriwe na Bukhari. Mashallah, arakoze Nasra dusomeye izi hadithi ebyiri. Reka duhamagare mugenzi we Ntare Sumaya. Baranavukana abana kumubona, uyu ni mukuru. nawe dusomera hadithi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: biturutse kwa mwene Umar, Imana ibishimire bombi, abikomoye ku ntumwa Muhammad, Imana imuha n'imigisha, yaravuze ati: salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadhi ب27 darajatan. Isala ikorewe mu mbaga ifite ibyiza kuruta isala y'umuntu ku giti cye inzego 27. Rawahu Muslim, yakiriwe na Muslim. Hadithi ya kabiri, عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: biturutse kwa Anas mwene Malik, Imana imwishimire, abikomoye ku ntumwa Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, yaravuze ati: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu linnafsi. Ntabwo umwe muri mwe aragira ukwemera kugeza ubwo azakundira mugenzi we icyo akundira umutima we. Muttafaqun alayhi, yakiriwe na Bukhari na Muslim. Mashallah, arakoze Sumaya. Akurikireho umwari Rania. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. biturutse kwa Abi Hurayra, Imana imwishimire, yaravuze ati: intumwa y'Imana, Imana imuha amahoro n'imigisha, yaravuze iti: uwo Imana ishakira ibyiza imuha gusobanukirwa mu dini. yakiriwe na Bukhari na Muslim. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. متفق عليه. biturutse kwa Abi Hurayra, Imana imwishimire, abikomoye ku ntumwa y'Imana, Imana imuha amahoro n'imigisha, yaravuze iti: ijambo ryiza ni ituro, na buri rutamwe utera ujya ku musigiti gukora iswala ni ituro. yakiriwe na Bukhari na Muslim. Mashallah, arakoze Rania. Akurikireho Jabir.
arahita asoza amina. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. biturutse kwa Abi Huraira, Imana imwishimire, abikomoye ku ntumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha, yaravuze ati: uzaba yemera Imana n'umunsi w'imperuka ntazabangamire umuturanyi we, n'uzaba yemera Imana n'umunsi w'imperuka ajye azimanira umushyitsi we, n'uzaba yemera Imana n'umunsi w'imperuka ajya avuga neza cyangwa se yicecekera. yakiriwe na Muslimu na Bukhari. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha, yaravuze iti: uzashobora cyangwa se uzashobora muri mwebwe cyangwa akabasha kuba yateza imbere mugenzi we akamugirira akamaro, azabikore. yakiriwe na Muslimu. Jazakallah khair. Arakoze Jabir kuri izo mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusozereze ku mukobwa Amina, nawe aze adusomere hadithi yaduteguriye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه. biturutse kwa Anas bene Maliki, Imana imwishimire, yaravuze ati: intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati: gushakisha ubumenyi ni itegeko kuri buri Muislamu. byakiriwe na Ibn Majah. abana ureke gusakuza. Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. biturutse kwa Abi Hurairah, Imana imwishimire, nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti: iyo mwene Adamu apfuye, ibikorwa byose birahagarara usibye ibikorwa bitatu, harimo isadaka yatanze ihoraho, n'ubumenyi yize akabwigisha n'abandi bukabagirira akamaro, n'umwana yasize mwiza agasigara amusabira. byakiriwe na Muslim. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم: مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه. biturutse kwa Abi Sa'id al-Khudri, Imana imwishimire, abikomoye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati: hazaza abantu bashakisha ubumenyi, nimuramuka mubabonye
muzababwire muti ikaze ikaze n'umurage w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadusigiye nimurangiza mu bigisha. Byakiriwe na Ibn Majah. Barakoze Amina, barakoze abana badusomeye imwe muri hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamwe n'abana babanjirije badusomeye imwe mu mirongo ya Qur'an. Tudatinze rero reka duhe ijambo uhagarariye ishami rya Qur'an mu muryango w'Islam mu Rwanda, Hafidh Sheikh Nahaye Ramadan, kugira ngo atugezeho ijambo yaduteguriye kuri uyu munsi. Tubibutsa yuko tuza gusoza inshallah taala mbere yuko baturadana salati dhuhuri bajya gusari gahunda zose twazisoje inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yawmit talaqi wa ba'd. Tushimira Imana Allah subhanahu wa ta'ala, tunasubira amahoro n'umushamu w'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndetse n'abiwe n'abamukurikiye n'abazamukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amina. Nyakubahwa Mufti wungirije Saleh, nyakubahwa umuyobozi wungirije ishami rya Qur'ani Kajura Sheikh Ali, nyakubahwa imamu w'akarere Sheikh Aidi, imamu w'akarere wungirije, nyakubahwa imamu w'umusigiti Imam Saburu, nyakubahwa Al-Hafidh Edson Hamdun uri mu shami rikosora ku rwego rw'igihugu, banyakubahwa bashekhe bagenzi banjye, banyakubahwa barimo mwese mwaje gushyigikira Qur'an ahangaha, yari abarimu baha kuri takwa cyangwa abarimu baturutse ahandi, yaba ari abagabo cyangwa se abagore baje kwifatanya natwe. Banyakubahwa ababyeyi mwese muri ahangaha mwaje gushyigikira abana bacu ndetse no kuza gushyigikira ibikorwa nk'ibi bya Qur'an, harimo abasaza bacu tubona ahangaha. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala abamuhera ibyiza no kwisi ndetse no ku munsi w'imperuka. Banyakubahwa mwateguye iki gikorwa bahagarariwe n'umuvandimwe Al-Hajj Hatibu ndetse na komite bafatanyije ndetse n'abasaza mubona hariya mu gutegura igikorwa nk'iki gikomeye cyane kinahambaye cyane kibaye ku nshuro ya mbere. Ndasubira ko Imana Allah subhanahu wa ta'ala mwese yuko Imana bidushyira ku mizani yacu y'ibyiza hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka, Allahumma amin. Kandi bene impamvu yuko baduhurije ahangaha abana ba Qur'an, uko baduhurije ahangaha ari nako dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko ku munsi w'imperuka Imana izaduhuriza hamwe twese ngo turi ahangaha muri al-janna, Allahumma amin. Byukuri uyu munsi ni umunsi ukomeye ku musigiti wa Masjid At-Taqwa, n'ubwa mbere habaye igikorwa nk'iki ngiki. Byukuri twihuse cyane kuko umwanya ni mutoya, tuzagira igihe cyo kuganira n'ababyeyi by'umwihariko, hari igihe kizagera tukaba tumanisha, ariko mu by'ukuri no musigiti nta muntu utazi amateka y'ukuntu Sheikh Ali Kajura yavuze ari umusigiti w'ibyondo, ntago amakaro yari ariho, iraga abasaza barabizi cyane kundusha yuko hari igihe cyagiraga Imam Sheikh Ramadan rahimahullah aharyamye Imana imwagurira imva ndetse imuhereza al-janna, Allahumma amin. Ahaga ari imam yakoranaga n'abasaza mubona ahangaha bari hano muri kureba hano ku ruhande ku nkingi hari, agakorana nabo turi abana batoya bangana nk'urubwana buri hano hasi, barimo barajya iburyo, nta n'amatara yari arimo indani. Ndacyabyibuka yuko abasaza bafatanyije n'abadamu babo bakoraga yuko Imam avuga ati uno munsi ninde ufite izamu yo kuzana itara riza kutumurikira kugira ngo tubashe gusaga. Icyo gihe abasaza bazanaga amatara aya ajyamo peteroli, ngenda byibuka abasaza barahanga abanyomoza, ajyamo peteroli bakazana, umusaza akazana itara, habari umusaza akazana wenda rya tara ryacomekwaga hari ku muriro. Ndabyibuka abasaza babikoraga, n'abasaza bacu barimo, akaba yazana iryo tara rikari ryamurika, ariko habaga hari amatara ajyamo peteroli.
umva mu musigiti wavuye. Iri shuri ku Rukajura yabivuze ni nako ryari rimeze kuva icyo gihe bari tugigiramo Qur'an ahangaha ku barimu. Byari bivuga ngo n'abasaza bafatikanyaga na imam ndetse n'abayisilamu b'ahangaha bamama nabo. Mukora ko no musigiti turabyibuka ukuntu bazaga bamwe babikorera n'amatafari. Bivuga ngo rero agaciro ko musigiti karakomeye cyane karanahambaye cyane, ahubwo icyo nasaba icyo gihe ku gihe cy'abasaza nta mwana n'umwe wasigaraga mu rugo salati subh cyangwa se gusara iswali yari yose. Burafite umwana w'umuhungu n'abamama icyo gihe bafatanyaga n'abagabo babo abasaza mubona. Abana twese twasengeraga mu musigiti salati subh, twabaga twuzuye mu musigiti. N'abamama icyo gihe bagati niba utasaye ntabwo uri burye, niyo system yari ihari kandi yaranadufashije cyane. Ariko nonaha nuvango abana bacu, nuvango abana bari gusengera mu musigiti na abana bacu. Ariko kibabaje nuko nonaha uburyo abasaza baduhaye izo mpanuro kutwigisha Qur'an, nta mwana utariga Qur'an ahangaha kubera abantu basaza imbaraga zabo bakadutuma abamama nabo tujye kwiga Qur'an. Iyo niyo yari gahunda hano mu Nyakabanda. Nuvango icyo nicyo tubashimiraho umusingi baduhaye no kugira ngo tubashe kugira ubumenyi, havemo n'abantu baza kuba abayobozi by'ukuri ni ku mbaraga zabo n'ibitekerezo byabo no gukunda idini kwabo. Nuvango rero twe natwe tubaha nk'abana babo nawe batse no musigiti ntabwo twe turagerwaho. Nuvango natwe turasabwa yuko iyi Qur'an tuyihereza imbaraga, abana bacu kubohereza ku musigiti bakiga ndetse bakaza no gusari uko batureze, ari nako natwe turera abana bacu tuberekeza ku musigiti. Iyo bitaza kubaho nta nubwo no musigiti ugeze ahangaha ngo ugerwaho ushyirwaho amakaro ugororwe. Ibi byose byakozwe n'aba basaza mubona hano, ntabwo nabasha kubavuga amazina yabo, ni benshi cyane baramubona hariya, nibo batumye tugera kuri ibi ngibi. Ari nayo mpamvu natwe mu ntego zacu tuvuga yuko tugomba kuzagira, baravuga ati baravuga ati hamwe na Imam Ramadan nta dusabo, bavuga yuko uyu musigiti watubanye mutoya bizagera igihe musigiti tuzawubaka niba waba ari etaje cyangwa tukawimurira ahandi. Icyo bakoze no kuba badufashije kugura ikibanza kirara ku muhanda, ninde uzacyubaka? Ni njye nawe. Nuvango rero dutekereza ishuri rya Takwa nk'uko n'ahandi hari hose mu gihugu, nk'uko duhagarariye ibikorwa bya Qur'an ku rwego rw'igihugu. Twahawe inshingano na Nyakubahwa Mufti w'u Rwanda ndetse na Vice Mufti uri ahangaha ndetse na Rais Majlis kuduhereza zino nshingano, ni ukuza kugira ngo tubashe gusukura no kugira iki gushyira ibintu ku murongo. Ano mpamvu genda tujya gusura ahatandukanye, jina Sheikh Ali Kajuru tuba twatumwe na Vice Mufti ndetse na Mufti, mugiye kureba ukuntu amashuri ya Qur'an ahagaze n'uburyo iterambere rimeze. N'ubutaha tuzatujyana na Voice of Africa, tujyane na Alhaji Rubangisi Hashima Shaka, tubaterure tugende tujye kureba aho abana biga Qur'an bafatwa. Turasaba kumara yuko aba bose baba babigizemo uruhare kugira ngo bashe kwereka abayisilamu aho iterambere ry'ubuyisilamu rigeze. Turasaba kumara Allah subhanahu wa ta'ala ko yagumya kubarinda ndetse ibashyire ku mizana yabo y'ibyiza no ku isi ndetse no ku musimbero. Ngira ngo rero nta utashimishijwe n'iri terambere none tugeze abana badusomera Qur'an, badusomera ahadith. Izi ni imbaraga zabyeyi n'abarimu, natwe twese dufatanyije n'ubuyobozi. Ntabwo byagerwaho nta buyobozi buhari wa Islam. Allah aragira ati mu kurinda ino Qur'an ayirindisha ibiremwa byayo, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Allah subhanahu wa ta'ala avuga yuko by'ukuri ari amanuwe runo rwitso rwa Qur'an. Iyi Qur'an tudusoma niwe wayimanuye kandi afite n'inshingano zo kurinda ino Qur'an. Abantu bambere bayirinda ni abayobozi, kubera ko aribo bashyiraho gahunda yo kugira ngo byose tubigereho. Ari naho tugomba kuzajya tubasabira mu kurushaho gutungana. Abandi bayirinda ni abana bacu basoma Qur'an, bagafata amagambo ya Qur'an mu mutwe ndetse n'amagambo y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bizagumaho kuzageza ku munsi w'igihe Allah subhanahu wa ta'ala azisubiza isi. Ano mpamvu igitabo cya Qur'an kirahambaye cyane. Niyo mpamvu abashaka bagiye bavuga yuko wize Qur'an ntabwo ashobora kuba umuswa. N'ahantu wasomera Qur'an hamanuka imigisha ya Allah subhanahu wa ta'ala.
abashaka bagiye bavuga yuko hari ababyeyi badatuma babo kwiga abana babo kuza kwiga Qur'an, hari umunyakabano tw'Abasilamu benshi cyane, ariko abana na n'ubu baracyari bake. Kiri ko bagenda baza mu biruhuko ni nako ikizungu nidutangira bazahita ko babura, ariko turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yabashoboza abana ahubwo baziyongera, tuzongere n'abarimu bari muri bakeya kandi bafite ubushobozi kugira ngo ino Qur'an ibashe gusomerwa ahangaha iwacu ahangaha mu Nyakabanda, ndetse n'ahandi bareberehe hari bagiye batandukanye bagenda bakora ibikorwa nk'ibi ngibi, nabo bategura ibirori nk'ibi, yaba ku rwego rw'akarere yaba ku rwego rw'umusigiti, tuzabitaba mu gushyigikira Qur'an. Vuga ngo rero ibyo byose ntabwo tuzabigeraho uretse ko tugomba gufatanya. Mu minsi iri imbere turatuma ikipe yacu iyobowe na Al-Hajj Hatib n'abandi basaza cyangwa se n'abandi twashyiriweho na Bilal ahangaha, mu kuzatubasanga mu rugo mukaduha umusanzu wo kugira ngo tubashe guhemba abana mu iterambere rya Qur'an inshallah. Turitare inshallah. Ibi byose rero twagiye kureba inyaruguru hariya dusanga abana wallahi bari mu cyaro cya kintu cyo hasi. Kuwa gatandatu narindi ngera kuwa gatanu hari abana bari hasi, mvuga ngo pastor wagize iki watoye shahadu n'abantu bose baraga mu rusengero nawe turatora shahadu, aho haberetse umwana wifashe Qur'an niho twe tumwe turareba cyo ngira ngo shekani kajura abami yamukize ku makuru page nasenguruka bari basoma Qur'an neza. Turashaka ko hose mu gihugu Qur'an isomwe kugira ngo tubashe kugira imigisha ya Allah subhanahu wa ta'ala, ngira ngo bibashe no kuba igihugu cyacu cyagira iki cyagira baraka kubera Qur'an. Ibi byose rero ngira ngo Al-Hajj Hatib azadufasha, ngira ngo numvaga Vice Mufti abwira ati ndetse na Kajura ari kuvuga ati Hajj Hatib arashaka gusoza ubuzima bwe ari mu bikorwa bya Qur'an cyangwa se by'idini. Vice Mufti arambwira ati Al-Hajj Hatib rwose uriya murimo kuyobora amakoro bimaze igihe kirekire kugeza ubwo nanjye Vice Mufti avuga ati nanjye yabaye mu bantu bayobora ubukwe bwanjye agira iki coordinator meze ya Al-Hajj. Ngira ngo rero n'abasaza n'abandi bose bamama mwese reka dutere twese hamwe mu kirenge cy'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukorera Qur'an tunanayitaho. Aba bana ko barahanga abamama genda hari utekerezo kalimat zanira abana bamwicaye ahangaha basome Qur'an. Uwari wese ufite ubushobozi naze atanga isodaka ye mu guteza imbere Qur'an inshallah. Billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Harakoze muvandimwe Sheikh Al-Hafidh Nahaya Ramadani udubwiye ijambo ryiza. Mbere ko duha ijambo nyakwa Vice Mufti w'u Rwanda tugezeho kuri uyu munsi, ndetse akaba ari nawe ugiye kudutangira ibihembo by'aba bana 9, nasabaga muvandimwe Al-Hajj Hatib hari ikintu Sheikh Nahaya Ramadani akomojeho, cyane cyane yuko mu by'ukuri iri shuri ryacu mubona rya Masjid Taqwa rikenewe imbaraga zanyu babyeyi, keneye imbaraga zanyu, keneye ibitekerezo byanyu. Turashaka twifatanye nkuko mwitabiriye uyu munsi, turashaka yuko n'ibindi bikorwa byo guteza imbere iri shuri rya Qur'ani tuzabigiramo uruhare inshallah ta'ala. Turashaka iri shuri ribe ishuri ryiza, dukore gahunda nziza, buri mwana tugira ifishi ye, amazina ye, amazina y'ababyeyi, nimero ze za telefone. Abana hari abana batubwira ariko kuva twiga Qur'ani ko nta birote mwari mwaduha, tujya kwiga ikizungu wa mbere wa kabiri wa gatatu tukabona birote bakaduhemba. Twebwe ko twiga Qur'ani nta birote, kuri Qur'ani nta birote batanga, tumenye umwana wabaye wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane. Iyi gahunda turashaka kuyitangiza ahangaha ku ishuri ryacu, abana bajye biga amasomo sira, hadithi, tawhidi, ku buryo bajye bagira igihe bakora ikizamini tubahe birote nabo batahane bavuge nabaye wa mbere nabaye wa kabiri. Ariko ibyo byose kugira ngo tubigireho ni uruhare rwanjye nawe, ni uruhare rwanjye nawe mu gushyigikira ibi bikorwa bya Qur'an. Hajj Hatib nawe reka nguhe umwanya iminota 2 gusa maze nakire nyakwa Vice Mufti w'u Rwanda atugezeho rino jambo dutangira ibihembo ku bana. murakoze cyane nyakubahwa Sheikh. Ngewe ndafata iminota itarenze 5 kubera ko imbere ya nyakubahwa Mufti wungirije w'u Rwanda nagira ngo mbaze nshimire ababyeyi batako kandi mbashimire bivanye ku mutima uruhare rukomeye cyane bagira mu gudufasha. N'ibi byose nibo babikoze.
ubwinshi rero bw'abayisilamu nizo nyungu z'ubuyisilamu. Ntabwo twaza tumeze gutya tungana gutya ngo tubareke gusa mutaduhaye amafaranga y'ibi byose bavuze. Hari ikintu kijya kimbabaza cyane, imyaka hafi 30 nibo yamakwe, hari igihe haza umucuranzi mwiza ugezweho bakamuha amafaranga, mbanya rero aba ari menshi. Haza umuntu uzi kubyina ibingibi akabyinisha n'umutwe bakamuha amafaranga.